hejuru y'ubwo bushobozi bwose isi ikoresha n'ubundi ubona yewe n'ubwo amarozi bajya bakoresha hari ubushobozi bw'Imana Izimbaraga yakurinze. Aravuga ngo yandambara torekere fastadora bavuze c'est le domaine afuraye. Aravuga ngo yandinze kuko tari ibikoplado na fasobeta. Arigaragaza ko mu mbaraga z'ubushobozi bw'abantu iyo umuntu apfuye akamara amasaha nk'atanu apfuye tuba tuzi ko apfuye, kandi niko bigenda mu bushobozi. Ijambo ry'Imana ryinjira muri wowe rikagenda rigukuramo imbaraga z'icyaha rikwinjizamo imbaraga zo gukora ibyiza, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga zo kumenya ufite ingorane zikomeye muri iki kibuga cy'ivugabutumwa kuko abantu benshi bagiye bigisha imbaraga ariko batazifite. Abandi kabiri aravuga ngo namwe yarabazuye n'imbaraga zizura umuntu. Witeka n'intwari mu ntambara, witeka n'imbaraga zanjye. Aravuga ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja ngari cyane. Turimo tugenda duhura n'ibintu bitwiruka inyuma, ibintu bidukurikira, bikazana ibikangisho, bikazana umuvuduko, ndetse abanyabwoba bakikanga iyo baringa bakabashaka gutakaza ibyiringiro. Ariko ndaje nkubwire nubwo imirindi y'ibigukurikiye ikusatiriye cyane. Turabasoje mwese mukurikiye channel yitwa IRAMIRO TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Niba mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari igicamunsi mugire igicamunsi cyiza, baye nijoro mugire ijoro ryiza. Tubaha ikaze mu majyepfo majyaruguru mu Burasirazuba bwaryo mu Burengero bwaryo Rwota Amasimbi diaspora. Tubaha ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Warurwaye Imana ngukize, turafite ibyiringiro Imana iguhe ibyiringiro byuzuye kuko ariyo nyiri ibyiringiro mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Twabwiye ko tuzabatindira, tuzatuza tukabaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ni IRAMIRO TV nyine n'ahantu wakura ijambo ry'Imana ryatuma uramira mu mwuka cyangwa se mu gakiza ugakomeza urugendo. Amen. Imbere ya kamera zacu turahabona umutumirwa n'umwana w'Imana. Imana yatwerereje uyu munsi twamugira umugisha yemera kuza ku IRAMIRO. Hanyuma kugira ngo tugendana tuziranye, nagira ngo ntangire mwakira, tangira twibwira. Muraho neza mugabo? Muraho neza. Mumeze mute? Turashima Imana, Imana iraturinze. Okay, nk'umuntu akubonye ku IRAMIRO TV kuko hari ubwa mbere ciyeho yamenya kandi tugiye gukomezanya aya kakanya. Amazina yanjye ni Sindayiga Jean Dodier. Ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi mwene muri Kristo Yesu. Yego. Hanyuma urakoze cyane, ndumva nta byinshi ndibuze kubaza kuko ntago waza ku IRAMIRO TV udafite iby'Imana gupfunyikiye. Ahubwo kugira ngo tutaza gutinda ndagira ngo ngusabe utangire usenga Imana, usengera imitima tugiye kubana muri aka kanya kuko ndabizi uje wasenze kuko turutse ahantu kure. Reka nkwakire kugira ngo utangire usenga Imana. Murakoze cyane. Imana turagushimiye. Haleluya. Ijambo ryawe ni rizima. Yego. Ezekiyeli ari kumwe nawe waramubwiye ngo niyasame cyane arye umuzingo w'igitabo. Amen. Ezekiyeli uramubwira ngo hazi indaye n'amaraye. Yego. Kandi kurya uwo muzingo ngo arimo awurya mu kanwa umuryohera nk'ubuki. Yego. Dusengeye abantu bose bazumva ijambo ryawe. Yego. Apeti wateye Ezekiyeli muri buriya buryo wari urimo umugaburira. Yego. Yari afite intege nkeya kuko wari urimo ushaka yuko ajya kuburira abanyabyaha. Yaranze kuko yabonaga ngo arabatagonda ijosi. Hanyuma uramubwira ngo nabanza arye. Yego. Ararya mu kanwa uwo muzingo umuryohera nk'ubuki. Amen. Dusengeye amatwi y'abazumva ijambo ryawe. Yego. Dusengeye imitima y'abazumva ijambo ryawe. Amen. Dusengeye ubwenge, imitekerereze bazumva ijambo ryawe. Yego. Muri iki gihe isi yuzuyemo inyigisho z'ibinyoma. Yego. Muri iki gihe isi yuzuyemo abigisha bakururira abantu inyuma yabo. Yego. Muri iki gihe isi yuzuyemo inyigisho zonona zituma abantu badakumbura ubwami bw'Imana. Twebwe turasenze twirukanye imbaraga z'umwijima, tumenaguye ubwami bwa Satani, tubangamiye inyungu zose za Satani mu izina rya Yesu. Turasabye ngo imitima Satani yajyanye bunyago, abantu bajyanywe mu mwijima, abantu bari Babuloni mu buryo bw'umwuka, abantu bambuwe ubugingo mu buryo bw'umwuka, abantu bajyanywe mu businzi, abantu bajyanywe mu busambanyi, abantu bajyanywe mu bupfumu, abantu bajyanywe mu mwijima inyuranye. Turabasengeye Mana kugira ngo ijambo ryawe niribageraho nkuko Ezekiyeli arimo hano ari amagufa yo mu kibaya ngo yagiye kubona ko igufwa risanze ryaryo, hanyuma bakongera yamara kwegerana akoroswaho imitsi, inyama zikaza
hakajyaho uruhu agahanura umuyaga ukava mu birere bine ukongera ukinjira muri abo bantu. Niko dusabye ngo imbaraga z'Imana zisanga abantu bataramenya Imana kandi zisanga abantu baguye basubiye inyuma, zibakure aho baguye mu byo baguyemo, zongere zibegereza Imana, kuko ariyo ntego yawe Mwami, ari uko zibona ubugingo ndetse zikabona bwinshi. Turagushimiye cyane kandi umugisha wawe ubane n'abakunda gukurikirana ino channel Mwami, kugira ngo umugisha w'Imana uzabane n'abazumva iri jambo ryawe. Turagushimiye ko wumvishije kandi ko uyu mwanya natwe ugiye kubana nanjye kugira ngo iri jambo ryawe urisobanure kandi urihe kubaka imitima izaryumva mu izina ry'Yesu tubikoze, amen. Hanyuma nk'umuntu utarakora subscribe yikoreshe, like, comment, sangiza n'abandi tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana. Turi kumwe ku mikoro nyine ni Elia. Hanyuma twakiriye umwana w'Imana atugeze iby'Imana mupfunyikiye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane Elia. Yego, kwiragira ngo umfashe gusoma. Yego. Hano mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso ibice 6, usome umurongo w'10 wonyine. Yego. Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cy'Abefeso ibice ni 6 umurongo w'10. Havuze ngo iki? Haravuze ngo titira amagambo avuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Umurongo w'10 aravuze ngo bisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, amen. Yesu agumugisha cyane. Ndagushimiye ko uyu mwanya dufashe gusoma neza. Wenda hari umuntu mashobora ko ataryumvishe neza kanongera nsubiremo. Haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, amen. Yesu agumugisha cyane, amen. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo imbaraga z'ubushobozi bwinshi. Yego. Ibyo ari byo byose tuzi ko ikintu cyose kibaho ku isi kigira imbaraga. Ikintu cyose cyaremwe ndetse n'ibikorwa n'abantu bigira imbaraga zitandukanye. Ikintu cyose kibaho, iyo umuntu afite inzara imugeraho imbaraga ikabasha kumukoresha ibintu runaka. Iyo umuntu yariye ibiryo nabyo bimutera imbaraga. Iyo umuntu afite ubukene, hari imbaraga z'ubukene bushobora kumugeraho. Yewe n'ubukire nabwo bushaka kugira imbaraga ku muntu. Ikintu cyose kibaho kigira imbaraga. Ariko uyu mwanya ndashaka ko twiganira ku mbaraga z'Imana, amen. Kuko imbaraga z'ibindi tubona, z'izuba, z'ukwezi, z'imbeho, z'ibintu runaka, z'ibyo tubonesha amaso, ntabwo arizo ntindaho. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana, amen. Ijambo ry'Imana ritwereka ko igihe Yesu yajyaga kujya mu ijuru yadusezeranije imbaraga, ari kumwe n'abigishwa be mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Igihe bari barimo bamaza ngo iki cyo gihe wenda kugaruramo ubwami bwawe mu Bisiraheli, yarababwiye ati si ibyanyu kumenya iby'imisi n'ibihe, ni ubutware bwa Data wenyine. Ariko avuga ijambo rikomeye, avuga ati icyakora muzahabwa imbaraga, amen. Icyakora muzahabwa imbaraga. Wowe unteze amatwi, wowe uteze amatwi iyi cano, ndagira ngo nkubwire yuko hari imbaraga Yesu yasezeranije abagenzi mu rugendo rujya mu ijuru, mu rugendo rujya mu bwami bw'Imana. Uzahabwa imbaraga. Ese izi mbaraga zari zo gukora iki? Ese izi mbaraga muri iki gihe abagenzi barazifite? Yego. Ntabwo ari imbaraga zituruka mu byo turya mu buryo busanzwe. Icyakora ni imbaraga zituruka mu byo turya ariko biri mu byanditswe byera. Iyo uriye ibyanditswe byera ari byo jambo ry'Imana, ryinjira muri wowe rikagenda rigukuramo imbaraga z'icyaha, rikwinjizamo imbaraga zo gukora ibyiza, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga zo kumenya Uwiteka, imbaraga z'ishusho y'Imana zirwanya icyaha muri wowe, zigatuma ugenda nk'umwana w'Imana. Yego. Muzahabwa imbaraga, amen. Icyakora muzahabwa imbaraga. Yego. Dufite ingorane zikomeye muri iki kibuga cy'ivugabutumwa, kuko abantu benshi bagiye bigisha imbaraga ariko batazifite. Abandi bazigisha uko zitari, abandi ukabona icyo twakwita ijambo ry'Imana ryabaye uburyo abantu baryigisha ariko bakagenda batagamije impamvu Imana yari dusigiye nk'umutsima w'ubugingo abizera bagombye kurya bakagira ubugingo buzima. Aha Paulo yandikira Abefeso uhereye mu gice cya mbere, yavuze ukuntu yabasengeraga kugira ngo Imana ikore ku mitima yabo, amaso y'imitima yabo ahweze, bamenye ubwiza bw'Imana, bamenye ubwinshi bw'imbaraga iz'Imana yakoreye muri Kristo isitararemwa,
arimo avuga ngo iyo mbasengeye ndabasabira kugira ngo Imana y'amahoro ikore ku maso y'imitima yanyu ahweze mumenye imbaraga z'Imana izo yakoreye muri Kristo isi itararemwa. Hari imbaraga Imana yakoreye muri Kristo isi itararemwa, arizo ngira ngo gukundishe wowe, arizo nugendana nazo uzanesha. Ageze mu gice cya kabiri aravuga ngo namwe yarabazuye n'imbaraga zizura umuntu, abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza umwami utegeka ikirere ariwe mwukukorera mu batumvira, icyo gihe bagendaga mu migenzo y'abisi. Ndagira ngo ubwire ngo n'imbaraga zizura umuntu zikamukura mu bintu bipfuye, zikamukura mu mwijima, zikamujyana mu mucyo. Amen. Paulo yakomeje kugenda yandika, ariko ndashaka kugira ngo nivugire hano kuri iki gice cya 6 hano twasomye ku murongo w'10. Imbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ndimo numva iri jambo, ubundi reka ntange ingero zigenda zigaragara zifatika. Mu buzima busanzwe abantu benshi bazi yuko, wenda reka ntanga urugero ku baganga, abantu bize ubuganga bavuga yuko iyo umuntu agize imyaka 40 atarabyara, kubyara biba bisa nkaho bigenda bihagarara, byaba ngombwa wenda bakavuga bati agize 45 ahari wenda bakavuga ati birarangiye. Ariko izo ni imbaraga zigendanye n'ibitekerezo n'ubushobozi bwabo aho bugarukira. Ariko imbaraga z'ubushobozi bwinshi zitwereka ko Sara yagize imyaka 90 kandi arabyara. Aho ntago ari mu mbaraga z'ubushobozi, ahubwo ni mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ariho ngira ngo ukomerere. Imbaraga zisubizamo ibyiringiro umuntu watakaje ibyiringiro, imbaraga zihumuriza umuntu watakaje ibihumuriza, imbaraga zikomeza umuntu wari umaje gutentebuka, imbaraga zongera kubwira umuntu ko hari ibyiringiro by'uko ibyo ubona isi naniwe Imana ibishoboye. Amen. Mu mbaraga z'ubushobozi abantu babona ko Goliyati yarakomeye cyane, kandi koko ibikoresho igihagararo n'iminsi yamaze abwira Abisirayeli batera ubwoba igaragaza ko koko yari yarabakanze cyane, yarakomeye. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi Dawidi yamwatatse afite ibikoresho bikeya, aramwataka. Ntabwo ari imbaraga z'igihagararo cya Dawidi, ahubwo ni imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Farawo akurikira Abisirayeli yabakurikije amagara akomeye, abakurikiza amafarashi akomeye, abakurikiza intwaro ndetse n'ingabo zifite imbaraga. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi Farawo yari yariteguye urugamba, yarazi ko nabo bantu batazamucika. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi bageze ku nyanja itukura, imbaraga z'ubushobozi bwinshi zaciye inzira mu nyanja, abiringiye amagare n'amafarashi byose bisigara mu nyanja. Ariko Abisirayeli baramukabagera hakurya ku mugambi w'Imana. Miriyamu yongeye guhindukiza amaso ngo arebye mu nyanja, abona ifarashi n'uwihetse, amazi arimo arabiniga. Atenda baravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni imbaraga zanjye. Aravuga ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja ngari cyane. Uko niko urugendo rw'abizera akenshi iyo turimo tugenda duhura n'ibintu bitwiruka inyuma, ibintu bidukurikira, bikazana ibikangisho, bikazana umuvuduko, ndetse abanyabwoba bakikanga iyo baringa bakabashaka gutakaza ibyiringiro. Ariko ndagira nkubwire nubwo imirindi y'ibigukurikiye ikusatiriye cyane, hari inyanja Imana izakemura ikibazo cyawe. Mwagera ku nyanja hakabaho gutandukanya, ntabwo ifite isezerano ryo gufata abizera. Imana ikomeze umutima wawe. Ijambo rigaragaza ko mu mbaraga z'ubushobozi bw'abantu iyo umuntu apfuye akamara amasaha nk'atanu apfuye tuba tuzi ko apfuye, kandi niko bigenda mu bushobozi. Umuntu aba yatangiye kurira, yatangiye amatangazo yo kubika yari. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi Lazaro yamaze iminsi 4 ari mu mva baranashyinguye. Hanyuma za mbaraga z'ubushobozi bwinshi Yesu ahageze arahamagara avuga ngo Lazaro, Lazaro sohoka. Ntabwo yasohotse mu mbaraga z'ubushobozi bw'abantu, yasohotse mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Hari imbaraga z'ubushobozi Imana ifite, ngira ngo ngukundishe, ngira ngo ngukomereshe, Mana igufashe witakaza ibyiringiro. Imyaka ufite si ikibazo. Mu mbaraga z'ubushobozi, mu mbaraga z'ubushobozi nibyo koko byaranze, ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi bw'Imana birashoboka. Ijambo ritwereka ko iyo ukoze mu mazi yasereye nko kuri dogera 100 urashya ndetse ugashya cyane. Ariko ijambo ritwereka ko basaduraka itanwa bararyenyegeje, bararyenyegeza neza, ngo baryenyegeza 7, yewe kugeza ubwo ibirimi by'umuriro byagurukaga ngo bigasoka mu itanura, bigakurura abantu bari hanze y'itanura, binabinjizamo nabo barashya. Ariko abizera za mbaraga z'ubushobozi bwinshi ngo baragiye bagendagendamo, nta gushya
umuriro ukurura babajugunyemo bari hanze, ariko abo basaduraka bari mu itanura ry'umuriro ugurumana. Umwami arungurutse arabitegereza, aravuga ngo yemwe saduraka nimwe mbese nimusohokemo. Abwira abagaragu be bari kumwe ko twajugunyemo abantu batatu, nkaba ndeba uwa kane. Aravuga ngo kandi uwa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Izo ni imbaraga z'ubushobozi bwinshi zatumye badashya. Hari igihe abantu babona turi inyuma y'itanura bagahita babona ko dushobora gushya, kandi koko imyumvire yabo nikibereka, ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi ndagira nkubwire ngo umuriro uraka ukawugendagendamo kubera Imana muri kumwe ntabwo uzashya. Rero ndagira nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibane nawe, gukomeze we mwene data dukurikiranye ku migabane y'istandukanye. Ndagira nkubwire ngo hari igihe mu mubiri muri bwa bushobozi tugira imyumvire n'imirebere imeze nk'iya Gehazi. Igihe kimwe ari Dotani ari kumwe na shebuja Elisa ngo abasiriya barabateye. Gehazi abyutse arebye abona umusozi wuzuye amagare n'amafarashi by'abasiriya, aravuga ati databuja turapfuye. Niko amaso ye yarebaga, niko imitekerereze yarebaga. Ngo ariko Elisa yari ari kumwe n'Imana, ari muri Izimbaraga z'ubushobozi bwinshi. Arangije ngo aravuga ati humura, hari zo turi kumwe nazo siruta ziriya urimo kubona zo hakurya. Gehazi ntiyabyumva ntiyanabibona. Ngo hanyuma Elisa arangije aravuga ati Uwiteka humura amaso y'umugaragu arebe. Ngo Gehazi ahumuye amaso yitegereje, ngo ahita abona ingabo z'amagare n'amafarashi by'imiriro. Arangije aravuga ati databuja menye ko izo turi kumwe nazo arizo zifite imbaraga, arizo zikomeye cyane. Nkubwire ngo nubwo ubona hari ibintu byinshi bigusatira, hari ibintu bikwataka, wifurije kudakomeresha kuri diplome yawe, kudakomerera ku mafaranga yawe, kudakomerera ku mwanya ufite runaka, kudakomerera ku cyubahiro cyawe. Ibyo byose ukabirambika hasi ugakomera mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi bw'Imana, kuko nizo mbaraga zikomeye umuntu yinjiramo akavuga ngo burya menye neza ko ndi mu mbaraga, menye neza ko ndinzwe, menye neza ko nkomeye, menye neza ko ndi kumwe n'Imana ikomeye kandi nta gishobora kuntera ubwoba, menye neza yuko Imana iri hejuru ya byose. Ndashaka kubwira Daniel bamugambanira, tuzabibona mu gitabo cya Daniel n'ubundi mu gice cya 6 ngo barimo bamugambanira. Babonaga yuko nyine ibyo birangiye, intare baragenda bazicisha inzara barazisonjesha, bamushyira mu rwobo ndetse bashyiraho n'ubushishi barahoma. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi ntabwo izo ntare zagize icyo zibaratanye. Mu ijwi ry'Imana rikomeye ryishe muri urwo rwobo rw'intare ngo zaragiye. Imana ivugana n'intare, umwami azinduka mu gitondo araza arahamagara ngo Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, Imana yakorera yakurinze. Aravuga ngo yandambara torekere fastadora bavuze c'est dometa fubaye. Aravuga ngo yandinze kuko tari iriko plado na faso beleta. Aravuga ngo kuko yabonye ko nta cyaha mfite mu maso yawe no mu maso yawe. Ngo barahamagara ngo Daniel mugaragu zamuka. Niko bazazamura mu rwobo wo batayemo, niko ushobora kuzamuka mu byo wabonaga bikugose, kubera ko abagutayemo imyumvire yabigaragaza ko zakurya. Ariko mu mbaraga z'ubushobozi irakobani hezo de fasta, mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi hari dimi opeke le fastadone, hari imbaraga z'ubushobozi zituma ingumba zibyara mu bushobozi bwinshi. Mu bushobozi bwinshi hadele tope ereke fastando harimo kuzuka kw'abapfuye. Mu bushobozi bwinshi harimo kugarura iminyago de elekete fasomandita verikanto bayi. Mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi dene ko faria done. Iri jambo ravuze ngo ibisigaye, ubundi umuntu agiye kwandikira muri ngo ibisigaye hari biba byabanje, hari biba byabanje. Birashobora ko wenda ni nkuko wabukorera umuntu hanyuma ugahomba, wamara guhomba yaza kugukorera udita agasanga warahombye, ariko ntagufunge akaguha amahirwe yandi akavuga ngo nubwo wahombeje ibya mbere dukora n'amasezerano ya kabiri. Niho hazi ijambo ngo ibisigaye none nawe rero yaravuze ngo ibyo mwahombeje ndabyirengagije, ibyo mwahombeje nta kibazo, ahubwo ibisigaye noneho nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo amashego ga mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ikomeze imitima yanyu. Reka dusoreze aha ngaha, ndagira ngo nkwifurize gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Niba warakomere mu bushobozi bw'imiryango byaranze, kandi koko birashoboka
mu bushobozi bw'amashuri byaranze kandi birashoboka, mu bushobozi bw'amafaranga byaranze kandi koko birashoboka, mu bushobozi bw'icyubahiro byaranze kandi birashoboka. Ariko nagira ngo ngukumbuze ko hejuru y'ubwo bushobozi bwose isi ikoresha n'ubundi ubona, yewe n'ubwo amarozi bajya bakoresha, hari ubushobozi bw'Imana isumba byose. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Wowe rero wari ukurikiranye iri jambo, reka dufatikanye dusenga n'Imana. Hanyuma utarasenga Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ndafashijwe. Ibisigaye bakomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Yes. Bwe bwinshi. Hanyuma umuntu akurebye akumva yifuje kuba mwazasengana cyangwa se yagutumira iwabo kuko ujya no mu nsengero kubwirizayo ndabizi. Akaba gukina kuvuga ati umuntu nifuje nimero zo kugira ngo nzamutumire mu cyumba cy'iwacu mu itorero ryacu rya ADPR cyangwa se ahandi hantu nyine bashobora gutumira bavuga ati ngo tubwirize ijambo ry'Imana turumva hari icyo ufite wibitseho yakubona kuwe murongo. Nimero telefone yanjye ni 0788 53 77 51. Yego 0788 53 77 51. Imana iguhe umugisha wadusengera none. Murakoze cyane, reka dusenga n'Imana. Yego. Ntago ujya ukangwa n'imyaka amaze. Kuko Sara wamuhaye umwana amaze imyaka 90. Izo ni imbaraga z'ubushobozi buhambaye. Ntago ujya ukangwa n'imyaka umuntu amaze. Umuntu ashobora kumara imyaka, twabonye abakore ubukwe afite imyaka 60. Twabonye abakore wavanye mu mbese mu gupfa bazutse bagaragara nkaho bari bapfuye. Niyo mpamvu no mwa turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi imbaraga zose, hejuru y'izindi imbaraga zose zihagarika umutima, hejuru y'izindi imbaraga zose zitera abantu ubwoba, hejuru y'izindi imbaraga zose zikaka batoleko telefasira domatofa seledato bageleva, hejuru y'izindi Imana domekere fastora bino se eleke da mova isai. Urakoze Mana yo mwijuru, uyu mwanya tunetararije imbaraga zose sini manda pefola simini urakoze Mana yo mwijuru. Wini eneko baita winu kuba letote vaizi mugisi yuzuye umwijima, mugisi yuzuye ibibazo, mugisi yuzuye amakuba, mugisi yuzuye igishozi z'ubuyobe hasiriya bariya bagabo 10 bazanye bakahindisha imishyitsi abantu mu kubara bakerekana imbaraga za Satani aho kugira ngo berekane imbaraga z'Imana. Ariko Yosuwa na Kalebu baravuze ngo niba Uwiteka twishimira, ikibazo saba naki, ikibazo s'uburebure bwabo, ikibazo s'ubunini bwabo, hejuru y'abanaki hari imbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ari zose ni dekopravala baravuga ati ahubwo izo mbaraga niziba hamwe natwe tuzabarya nkuko barya imitsima. Urakoze Mana, ndagusabye kugira ngo uyu mwanya ibyo babonaga nk'ibiteye ubwoba uyu mwanya binetararize mu mbaraga z'ubushobozi bwawe bwinshi, butuma ingumba zibyara, butuma ababenzwe babona bakora amakwe, butuma abarwayi bakira. Wigeze kujya kwa Yayiro usanga kana ke Yesu w'i Nazareti wanditiko bledo revastando velirita dobleke faisa. Nibutse muri Yohana talebavona sigatano ngugeze ku kidendezi kurembo ryitwa ryiza wahasanze umurwayi maze imyaka 38, ariko icyo kwiryo baraza ariko ntiwakazwa n'imyaka hamaze. Mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi waravuze ngo byuka wikore buri bwawe ute. Muri izo mbaraga ushobora kubyutsa abamaze igihe barananiwe gukira biturutse mu bundi buvuzi. Mu mbaraga zawe bakikorera amariri bakagenda. Turagushimiye ko wumvishe kandi ubatse imitima yari yarasenywe mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka cawo, ngiye twari kumwe Elia kuri mikoro. Imana ibahe umugisha. Ni ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.